Ikindi nanone twababwira turi kuvuga kuri ibi ngibi bigendanye n'ubutaka nuko nanone twababwira ku kintu cyitwa ubuzime. Ushobora gutunga ushobora kuba waragiye mu butaka ariko udakoresheje uburiganya. Nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho, udakoresheje uburiganya. Ubwo butaka iyo ubumazemo imyaka 30, ubwo butaka buhita buhinduka ubwawe. Ariko ikigendanye n'ubuzime twibutse yuko kizemezwa n'iki n'urukiko. Nukuvuga ngo nyuma y'imyaka 30 hagize ujya kukurega yuko umubereye mu butaka, kandi mu myaka 30 yose atarigeze aza kubugukuramo, iyo mugeze mu rukiko amategeko ateganya aguha uburenganzira bw'uko wamubwira ko habayeho ubuzime bwo gukurikirana ubwo butaka. Icyo gihe wowe wari uburimo mu buryo butari ubw'amanyanga, ubwo butaka buhita buhinduka ubwawe. Turabasuhuje mwebwe mwese mukurikiranye Iganze TV, tunabashimira kandi yuko twabonye ibisubizo ndetse na commentaire zanyu mwagiye mutanga ku biganiro bitandukanye twagiye tubaha. Tukaba rero n'ubundi dukomeza kubashishikariza gukora subscribe kuri Iganze TV kugira ngo ibiganiro tuzajya tubagezaho mujye muhita mubibona tukimara kubishyira kuri no channel ya YouTube. Ikindi kandi tunabashishikariza gukomeza kujya mutanga commentaire mukatubwira ibiganiro mwifuza yuko twabagezaho, cyane cyane murabizi ko dukunda kwibanda ku bijyanye n'amategeko, ariko n'ibindi bitandukanye mwakwifuza yuko twabagezaho tuzagerageza kubibagezaho kandi mu buryo bwiza. Uyu munsi rero twabahitiyemo ikiganiro kigendanye n'ubutaka, ngira ngo buri wese afite ahantu ahuriye n'ubutaka, yaba we ku giti cye cyangwa se ababyeyi be, inshuti ze, mu buryo butandukanye. N'utafite ubutaka uyu munsi ashobora kuba azabugira mu gihe kizaza. Iki kibazo rero kigendanye n'ubutaka, icyambere twashaka kubanza kubwira abadukurikiye ni iki, nuko ubutaka ubundi ni umurage rusange w'abanyarwanda. Niko yaba itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguriwe muri 2015 niko ribiteganya, ndetse n'itegeko ry'ubutaka rigenga ubutaka mu Rwanda naryo riteganya yuko ubutaka ari umurage rusange w'abanyarwanda. No kuvuga ngo rero iyo tuvuze ngo umurage rusange w'abanyarwanda, no kuvuga ngo baba abanyarwanda babayeho mbere yacu, baba abanyarwanda bariho ubu ngubu, ndetse n'abanyarwanda bazabaho mu gihe kizaza, abo bose bafite uburenganzira ku butaka bw'u Rwanda. Ku bigendanye rero n'ubutaka bw'u Rwanda cyangwa se ubutaka muri rusange, hari uburyo butandukanye umuntu aba ashobora kubonamo ubutaka. Uburyo bumwe bubaho, ushobora guhabwa ubutaka ukabuhabwa n'ababyeyi bawe nk'impano baguhaye, ushobora kububona ari uko wazunguye, ushobora kubona ubutaka ari uko wabuguze, ushobora no kububona kubera ko babuguhayeho umurage, kimwe nuko nanone ushobora kububona ari leta yabuguhaye biciye mu nzira no mu buryo bukurikije amategeko. Ariko icyo buri wese akwiye kumenya nuko ubutaka uburyo wabuhabwamo bwose, uburenganzira ubuhabwa na leta y'u Rwanda. No kuvuga ngo ushobora kuba bufite ari ubwawe ku giti cyawe cyangwa se ari ubwo ukodesha. Icyo gihe ibyo byose bigengwa na leta y'u Rwanda, niyo mubasha kugirana amasezerano. Abantu benshi rero bakunda kuvuga yuko batunze ubutaka, ariko nyamara iyo witegereje usanga mu by'ukuri nta butaka batunze, ahubwo babukodesha. Ndagira ngo wenda niba ufite icyangombwa cy'ubutaka hafi yawe wakireba, nureba abenshi murasanga cyangwa se imbaga nyinshi y'abanyarwanda muraza gusanga mufite icyitwa ngo amasezerano y'ubukode bw'ubutaka. Ibyo rero bikubwira yuko ntago ubutaka ari ubwawe, ahubwo uri umukode wagiranye amasezerano na leta yuko uri umukode w'ubutaka. Aho rero ni nacyo cyambere twagira ngo tubanze tubwira abadukurikiye yuko hato utazabigenda uvuga ngo ufite umutungo w'ubutaka kandi mu by'ukuri ahubwo wowe uri umukode w'ubwo butaka. Ubwo butaka ukaba ubukodeshwa na leta, ari nayo mpamvu yaguhaye icyangombwa cy'ubutaka. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ko mbere yuko ubutaka bubarurwa, abantu bose rero bafite ubutaka bafite inshingano zo kubaruza ubutaka bwabo, hanyuma bamara kububaruza bakagaragaza n'inkomoko yabwo, hanyuma leta ikabaha amasezerano y'ubukode bw'ubutaka. Icyo gihe rero ububaye umukode w'ubutaka. Ni nayo mpamvu akenshi abantu mufite
amasezerano y'ubukode burambye bw'ubutaka, usanga akenshi mutanga icyo twita amahoro. Ni ukuvuga ngo abantu wenda ntabwo bazi gutandukanya icyo bitwita amahoro n'umusoro, wenda n'ibindi twazabagarukiraho, ariko akenshi amahoro ni ya mafaranga mutanga ku bintu runaka mufite nk'amapatante, ariko yinjira mu isanduku y'inzego z'ibanze, ariko adahita yinjira ku rwego rw'igihugu. Naho iyo byabaye umusoro ho ni ukuvuga ngo byo bihita byinjira kuri konte y'igihugu cyangwa se kuri konte ya leta. Wenda ubundi busobanuro burambuye mu bigendanye n'ibyo ngibyo tuzabivugaho, kuko uyu munsi ntabwo ari cyo cyatuzinduye. Hanyuma rero nk'uko twamaze kuvuga, nk'uko twamaze kubisobanura haruguru, iyo umaze kubona ubutaka cyangwa se ubiciye kuri ariya masezerano y'ubukode burambye, ayo masezerano ashobora kuba ahereye ku myaka 3. Imyaka mikeya y'amasezerano y'ubukode burambye ni imyaka 3, ariko imyaka myinshi ikaba imyaka 99. Nuza kureba rero ku cyangombwa cy'ubutaka ufite, uraza gusanga bakumenyesha igihe ubukode bwawe buzarangirira n'igihe buzatangirira. Aha twibutsa yuko niba ufite nk'ubutaka bwabaruwe muri 2012, ariko icyangombwa cyabwo cyari cyarasohotse, uyu munsi tukaba turi muri 2020, nujya kwaka icyangombwa cy'ubutaka cyangwa se n'ubugurira n'undi muntu wari ufite ayo masezerano y'ubukode burambye, uzasanga imyaka bazajya kugwa bazakuraho ya myaka ishize kuva buriya butaka bubonye icyangombwa cy'ubukode cya mbere. Ni ukuvuga ngo rero tubafashe kuri urwo rugero twari tumaze kuvuga, niba bwari ubutaka bwabaru icyangombwa cyasohotse muri 2012, umunsi akaba ari muri 2020, woweho ari ubutaka bwari bugenewe imyaka 99, ntabwo uyu munsi uza kubona buriya wowe uzahabwa ubukode bw'imyaka 99, ahubwo uzahabwa ubukode bw'imyaka 99 dukuyemo iriya myaka igera ku 8 yaba ishize uhereye muri 2012. Hari n'ubundi butaka akenshi cyane cyane nk'ubutaka bugendanye n'ubwubatsi, akenshi amasezerano y'ubukode burambye batanga ni amasezerano y'imyaka 30, bigenda biterwa nyine n'ahantu ubutaka uherereye. Icyo gihe rero no kuvuga ngo wowe rero baye utuye mu mujyi, nujya kwitegereza neza ku gihe cy'amasezerano y'ubutaka azarangirira, uzasanga ari muri ya myaka 30 uhereye igihe icyangombwa cy'ubutaka cyasohokeye. No kuvuga ngo noneho ku muntu noneho ufite ubutaka bwo kubakamo cyangwa se bugeneye n'inganda cyatanzwe muri 2012, ubu uyu munsi najya kureba azasanga hasigayeho imyaka itarenze 22 kugira ngo ari amasezerano y'ubukode burambye arangire. Iyo rero burangiye, mu by'ukuri uba ugomba kongera gusaba leta yuko ari amasezerano bongera bakayavugurura, kuko iyo batayavuguruye no kuvuga ngo icyo gihe ntabwo uba utunze, ntabwo ubwo butaka buba ari ubwawe. Nk'uko rero nakomeje kubibabwira yuko abenshi mu banyarwanda bafite amasezerano y'ubukode bw'ubutaka badafite ubutaka, hari n'uburyo leta yateganije umuntu noneho ashobora kubona ubutaka bukaba ubwe bwite, aricyo amategeko yita ngo ni inkonda butaka. Icyo gihe rero kugira ngo ubuhabwe nuko ubwo butaka bugomba kuba buri mu byiciro bitandukanye leta yashyizeho. Harimo n'urugero ko ari ubutaka bwo gutura, ari ubutaka bwagenewe umuco, ari ubutaka bwagenewe n'ibindi bikorwa leta iba yaragennye mu itegeko, cyane cyane nk'inganda n'ibindi. Icyo gihe rero iyo wamaze gusaba icyemezo noneho cyo gukoresha buriya butaka mu buryo bukwiye, kubufata neza, tuvuge niba ari ubutaka bwo kubaka ugasaba autorisation de bâtir, iyo autorisation de bâtir ukayihabwa. Iyo umaze kuyihabwa uba ugomba gusubira inyuma ukajya gusaba noneho n'icyemezo kikwemerera gutura muri ya nzu. Icyo gihe rero iyo umaze kubona kiriya cyemezo kikwemerera gutura muri ya nzu, ni naho uba wemerewe gusaba icyemezo cy'inkondabutaka gituma noneho buriya butaka wakodeshaga buhinduka ubutaka bwawe bwite, ugahabwa icyo bita cy'abantu bakunda kwita ngo ni titre de propriété, ugahabwa icyemezo cy'inkondabutaka, noneho aho hantu haba habaye ahawe. Icyo gihe rero niho babyigaho, bamara kubisuzuma bagasanga koko warabukoresheje icyo wabugenerewe, icyari kigenewe ubwo butaka, noneho ugahabwa kiriya cyemezo cy'inkondabutaka, noneho ntubukiswe umukode, ahubwo noneho ugahinduka nyir'ubutaka, hanyuma ugatangira
gukurikiza amategeko n'amabwiriza agenga noneho umuntu utunze ubutaka. Kimwe muri ibyo ngibyo ni uko iyo ufite nk'iyo wamaze guhabwa icyo cyemezo ntabwo uba wemeye kugabanya bwa butaka wasabiye icyo cyemezo utabiherewe uburenganzira n'inzego zibifitiye ububasha. Tunibutsa rero yuko icyo cyemezo cy'inkondabutaka cyangwa se titre de propriété isabwa ku biro by'akarere bishinzwe iby'ubutaka, niho ubasha guhererwa icyo cyemezo iyo bamaze gusanga ukuje ibisabwa. Ikindi noneho twakongeraho wenda tutaraga icyo twakongeraho ni ryari noneho ko bikunze gusanga abantu benshi n'ibyo tuba dutuze ibyangombwa ariko bitumeze nk'abakodesha leta, icyo abantu benshi batajya bakundanye n'ubundi kujya kubisaba kubera. Ni ukuvuga ngo abantu benshi ntabwo basobanukiwe nuko bashobora gutunga ubutaka. Abenshi niyo mpamvu usanga benshi uwo muntu uwo ari we wese uri no kudukurikira umubajije ngo utunze ubutaka ahita akubwira ngo arabutunze, ariko ntabwo ubwo butaka ari ubwe, ahubwo ni ukubukodesha abukodesha. Ni ikibazo rero cy'uko abantu batamenya, ari nayo mpamvu abakunzi bacu babidusabye natwe tukemera kugira ngo tubibasobanurire kuri iki kintu kigendanye n'ubutaka. Ikindi rero twakomeza gukomerezaho nuko noneho iyo wamaze guhabwa kiriya cyemezo kigaragaza ko uri nyir'ubutaka, ntabwo uba ugitanga cya kintu cyiswe ya mahoro y'ubutaka, ahubwo noneho winjira mu cyiciro cyo gusorera ubutaka, kuko noneho uba ari umutungo wawe uba ugomba kuwusorera, noneho kandi uwo musoro uba ugomba guhita winjira nyine n'ubundi kuri za konte z'igihugu bitandukanye na kwa kundi twavuze yuko amahoro yo ahita agarukira ku rwego rw'akarere. Tugikomeza rero ku kiganiro cyacu bakunzi bacu, hari ikindi tutabura kubabwira, nuko ku bigendanye n'ubutaka murabizi yuko hari ikintu abantu benshi nanone bakunda gupfa, ikintu cyitwa inzira. Burya iyo umuntu amategeko yemeza yuko cyangwa se yagennye yuko umuntu wese yemerewe afite uburenganzira ku nzira y'amaguru. Ibi bivuze ngo iki rero? Bivuze yuko niba hari umuntu muturanye bitewe n'imiterere yaho ubutaka akodesha cyangwa se ari ubwe buherereye, akaba adafite ubundi buryo bwo kugera ku nzira cyangwa se adafite ubundi buryo bwatuma agera ku butaka bwe, wowe ufite ubutaka bwadikanijwe n'ubwe utegetswe kumuhereza inzira y'amaguru igera mu butaka bwe. Ariko aramutse akeneye nk'inzira y'imodoka, icyo gihe arabigusaba mukabinegosiya, kimwe ko ufite uburenganzira bwo kuyimuha cyangwa se ukaba wayimwima, ariko byibuze inzira y'amaguru yo ni itegeko uba ugomba kuyitanga. Ikindi nanone twababwira turi kuvuga kuri ibi ngibi bigendanye n'ubutaka, nuko nanone twababwira ku kintu cyitwa ubuzime. Ushobora gutunga ushobora kuba waragiye mu butaka ariko udakoresheje uburiganya. Nicyo kintu cya mbere ugomba kwita, udakoresheje uburiganya. Ubwo butaka iyo ubumazemo imyaka 30, ubwo butaka buhita buhinduka ubwawe. Ariko ikigendanye n'ubuzime twibutse yuko kizemezwa n'iki? N'urukiko. Nukuvuga ngo nyuma y'imyaka 30 hagize ujya kukurega yuko umubereye mu butaka, kandi mu myaka 30 yose atarigeze aza kubugukuramo, iyo mugeze mu rukiko amategeko ateganya aguha uburenganzira bw'uko wamubwira ko habayeho ubuzime bwo gukurikirana ubwo butaka. Icyo gihe wowe wari uburimo mu buryo butari ubw'amanyanga, ubwo butaka buhita buhinduka ubwawe. Ariko iyo ubwo butaka bugiyemo mu buryo bw'uburiganya, ntago ubwo butaka ubu bwawe. Ikindi nuko hagati y'abagize umuryango, nuvuga ngo abantu bafitanye amasano, ntabwo ushobora kuba mu butaka bw'uwo mufitanye isano ngo uzategereze ko iriya myaka 30 nishira ngo uvuge ngo ubwo butaka buzahita buba ubwawe. Amategeko avuga yuko iyo myaka 30 irangiye, wowe ufitanye isano na nyirabwo igihe cyose yazira yabufata akabusubirana bugahinduka ubutaka bwe. Nibyo rero twagiraga ngo tubabwire bakunzi bacu, kugira ngo musobanukirwe neza ibigendanye n'ubutaka, mumenye yuko niba nanone wenda tutari twanasoza twagira ngo tunabibutse yuko nanone ibigendanye n'amasezerano y'ubutaka yo kubugura mu buryo bwose wabasha guhabwamo ubutaka cyangwa wabasha kubonamo ubutaka, biba bigomba gukorerwa imbere y'umwanditsi w'ubutaka ku murenge. Ni ukuvuga ngo kwa kundi abantu tugenda tugakorana amasezerano y'ubugure bw'ubutaka, hanyuma noneho ubwo butaka ukabika ko gapapuro gusa ukigendera ukumva ko waguze ubutaka, wumve ko ibyo ngibyo bidahagije. Uba ugomba kugenda ukagera no ku murenge
ku mukozi ushinzwe ubutaka, akaba ariho habera ayo masezerano y'ubugure. Birababaje kubona washobora gutanga miliyoni zawe 10, 20 cyangwa se miliyoni 1 uri kugura ubutaka, ariko noneho ukabura uburyo bwo kuba wagenda, ntiwibuke yuko ugomba kugenda ayo masezerano ngo muyakorere imbere y'umwanditsi w'ubutaka cyangwa se umukozi ushinzwe ubutaka ku murenge, kugira ngo ayo masezerano yawe aba afite agaciro. Kuko muri icyo gihe cyose waba waraguze ubutaka, niyo waba cyangwa se n'inzu niyo waba uyirimo, uriya ubucyanditseho niwe yaba amahoro cyangwa se imisoro yabwo niwe amategeko akomeza kuyibaza. Abashobora no gufata bwa butaka kabone naho atari we uburimo, akaba yagenda akajya kubutangaho nk'ingwate muri banke. Icyo gihe rwose ababishinzwe bashobora kuzandika iyo ngwate, ukazajya kwisanga inzu urimo cyangwa se ubutaka wari uzi ko ari ubwawe, ugasanga hari undi muntu wabutanzeho ingwate, kubera ko ayo masezerano yanyu ntabwo azwi mu rwego rw'amategeko cyangwa se muri serivisi zishinzwe ibigendanye n'ubutaka. Turabakangurira nanone yuko mu gihe muguze ubutaka mugomba guhita mukora ibishoboka byose, mukagenda mukajya gukoranya ihinduranya cyangwa se n'ayo masezerano mukayakorera imbere y'umukozi ubishinzwe, ushinzwe ibyo kwandika ubutaka, nibwo uba wizeye yuko ufite ubutaka. Nkuko rero twatangiye tubabwira, turabashishikariza n'ubundi gukomeza gukanda subscribe, kandi mukanatanga commentaire, mukatugezaho ibitekerezo byanyu, kugira ngo Iganze TV ijye ibasha kubakomeza kubagezaho ibyo mwifuza. Ibyifuzo byanyu nibyo tuzajya dushyira imbere, kandi ibindi byose muzajya mutubwira ko tugomba kubagezaho tuzajya tubibakorera nk'abakunzi bacu. Murakoze.